Mu by'ukuri umuntu wese wamenye P-Network afite umugisha kandi amenye ko afite ikintu cy'agaciro kandi gikomeye cyane. Mu by'ukuri P-Network ni ikintu cyaje gifite sisiteme cyubakiyeho kandi gikeneye guhindura abantu, kikanaha n'icyizere isi y'uyu munsi tugenderaho, cryptocurrency n'amafaranga atagaragara. Kuko byamaze kumenyekana ko P-Network hari icyo ije guhindura imikorere y'amafaranga tugendana mu ntoki ndetse no dushyira mu mufuka. Kuko currency ni uburyo bwo guteza imbere imikorere yo gukoresha amafaranga dukoresheje uburyo bwa cashless. Kandi ikindi, Afurika mbese naho no mu bihugu byose duturukamo baracyafite icyizere gike cyangwa se kutemera ibintu mu buryo bworoshye yuko amafaranga y'ikoranabuhanga abaho, kandi ndetse barabishidikanya. Rero muri aka kanya ndagira mbabwire ngo umuntu wese uzi ko amayininga P-Network afite umugisha kandi abikorana umwete, ntiyinube wenda kuvuga ngo P-Network mainnet yaratinze cyangwa se ndi kurambirwa igihe cyose bimazemo, kuko imyaka 5 n'amezi agera muri 6 agiye no kurengaho. Ntabwo ari ikintu twagakwiye gucika intege kuko hari igihe twabayeho tutakizi. Kandi ikindi kuba twarabaye igihe cyose tudafite P-Network si uko wenda twabuze icyo dukora, n'izindi twarayimayininze zikadutera usanga amayininga ibintu byinshi, amafone yacu ugasanga nta bushobozi ariko P-Network yihanganiye ikintu icyo ari cyo cyose. Waba ufite fone iciriritse ariko ikugeza muri application biroroshye cyane rero. Kandi mukangurira abantu bose baramya P-Network kuyibashishikariza, habe n'ubwo baba batayifite. Mu kiganiro uganira n'umuntu ntiwibagirwe kumubwira P-Network kugira ngo bigere mu matwi yiwe, ninasohoka iri mainnet ntazatungurwe na cya kintu kuko yari asanzwe akiziho warakimubwiye. Kandi ni iby'agaciro kuba wenda ndetse iwanyu hari n'abantu bayizi, aho wenda nk'ahantu dutuye akenshi kugira umenye umuntu uyifite biragusaba kuvumbura pe, ntabwo abantu benshi bayizi cyane. Rero ko Mwebwaje TV iri hano kugira ngo bahe icyizere. Ni ubwa mbere wenda nkoze ikiganiro kuri P-Network, si uko wenda nayimenye kera, ndayizi pe wenda nayimenye. Ujye mukore subscribe tubana buri munsi ibiganiro bijyanye na P-Network, kandi ufite ikibazo anyandike muri comment ndamusubiza. Murakoze cyane, wibuke gukora subscribe na share na comment kugira ngo umuryango mugari duhereyemo P-Network waguke. Ko wenda ushaka kuba uri mu karere ka Ngoma utaramenya umuntu mayininze. Mu karere ka Ngoma ni akarere kanini karimo abantu benshi, ariko usanga kugira ngo wumvishe umuturage w'akarere ka Ngoma bizakira biragoye pe. Nyamuneka mukangurira abantu utaziyererana ibintu ugasanga ubihombeyemo, kandi buryo gufashanya mu buzima ni ibintu by'agaciro kandi bifite umumaro. P-Network oye murakarama, murakagira amafaranga n'inoti. Ndabishimiye kuba mwaramenye P-Network, ubuzima bwanyu buzahinduka kandi muzabona. Kora subscribe tubana buri munsi. Murakoze.